Twongeye kubaha ikaze hano mu kagari ka Nyagasozi mu murenge wa Bumbogo, aho tugiye kubazanira imari y'inzu iri mu kibanza gifite ubuso bugera ku bihumbi bitatu. Murumva ko ubuso ibihumbi bitatu ni ubuso bugaragara rwose. Kiri hano rero, giherereye mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyagasozi, hafi n'umuhanda neza. Murabona ni ikibanza kiri ahantu heza kandi hateretse, kirimo inzu. Ubwo buso nk'uko mubwumvishe, ubuso bugera ku bihumbi bitatu ni ubuso bugaragara. Murabona ni ahantu hafite ahantu hataha moto neza, ni ahantu hateretse nk'uko mubibona. Hashakamo miliyoni 16 zonyine. Miliyoni 16 ukaba waza ugatsindira uyu mutungo uteretse ahantu heza. Aha hantu rero ni mu buhinzi, dore hafi hariya ni umuhanda, uriya ni umuhanda mugari purinsipari. Murabona ko ifite n'amashanyarazi nk'ibisanzwe, uriya ni umuriro w'amashanyarazi. Hano imbere ni ku muhanda neza muri metero 15. Aha hantu rero ntihagucike, dore ngaha nk'uko turi kubabereka kugeza kuri iriya poto mureba, kuri iriya poto ni ahantu hagari kandi heza hateretse. Impamvu twabibabwiraga ngo ni mu buhinzi, aha iki gice gishobora kuzashyirwa mu miturire, kuko ni igice cyiza giteretse, kiri ahantu heza hafi n'umuhanda. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo byose, ibyo waba uzi byose ushobora gukenera, byose biri hafi yaho. Ni ahantu heza rero hadakwiye kugucika. Nk'uko muhabona, aha si ubwa mbere tuhaberetse, abahaguze ibibanza bazi ibyiza byaho. Ni ahantu heza cyane. Ngaha nk'uko turi kuhabereka, murabona ko ari ahantu hatambitse hameze neza cyane. Ngwino rero wihahire uyu mutungo kuri miliyoni 16, ubuso bugera ku bihumbi bitatu. Murumva ko ari ahantu hanini hagari, kandi harimo n'inzu twaberetse, harimo buri kintu ushobora gukenera, kuko aha hantu wahabyaza umusaruro mu buryo butandukanye. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.